nkuko mwabyumvise kandi mwayibonye haba mu makuru, haba kuri za YouTube, haba n'iyi message mubonye mu mwanya. Twahuriye i Abuja muri Nigeria, duhura turi abantu bagera kuri 450. Muri abo ngabo harimo 347 bari abepiskopi b'itorero Anglikani ku isi yose hirya no hino. Muri abo kandi harimo 121 baba layike ndetse n'abapastori bavuye mu maprovince y'itorero Anglikani ku isi, mu maprovince 27 ndetse bavuga ko ari 27 muri 42 dusanzwe tuzi. Bahura ku itariki 3 kugeza itariki 6 z'ukwezi kwa gatatu 2026. Iyo nama rero yari yaratumiwe, itumirwa ikurikije kandi ijyanye n'urwandiko cyangwa se n'itangazo ryari ryabaye mu kwezi kwa 10 itariki 16 muri 2025, icyo twita Martyrs Day Statement, ivuga yuko tuzagira inama Abuja, ariko kandi iyo nama y'Abuja yari yo kureba hamwe iryo tangazo ryatangajwe icyo gihe. Twarahuye, duhura, tugira umwanya wo gusenga, tugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, tugira umwanya wo kuramya, kandi tugira umwanya wo kuganira mu matsinda, ndetse haba n'umwanya wihariye w'urwego rukuru rw'itorero Anglikani ku isi yose, icyo mwumvise twita Global Anglican Council, ariko kandi yabangirijwe n'urwego rw'abepiskopi bakuru bari bayoboye GAFCON. Icyo twita GAFCON rero uyu munsi cyahindutse Global Anglican Communion, cyangwa se icyo nakwita ihuriro cyangwa umuryango w'Abanglikani ku isi yose. Uwo muryango w'Abanglikani ku isi yose rero ukaba uhuriwemo n'abantu bemera kandi bimika ijambo ry'Imana kuba ryo rikura, ryo bahuriyeho, ari wo musingi wa Global Anglican Communion cyangwa se umuryango w'Abanglikani ku isi yose. Kenshi twagiye tuvuga ngo ibyo twari dutegereje cyangwa se igihe twari dutegereje cyakazaza noneho cyageze, kitwita future has arrived. Uwo mwanya rero wari wageze kuvuga ngo future has arrived, nuko GAFCON igihe cyose yatangiye muri 2008, itangira icyifuzo nyamukuru ari ukugira ngo igarure abatanye ku ijambo ry'Imana hamwe, abizera ijambo ry'Imana, abarorthodox baze hamwe, ndetse abatanye bihane, bahindukire, bagaruke. Biba muri 2008, habaho indi nama muri 2013 igamije nanone amasengesho, igamije kuganira ku by'ijambo ry'Imana, igamije gusenga, igamije gushishikariza nanone abatanye kugira ngo bagaruke. Nabwo ntibyakunda, habaho indi nama yabaye muri 2018 ibereye Yerusalemu. Iyo nama niyo yiyemeje yuko hakwiye gufatwa umwanzuro wo guhagarara ushikamye ku ijambo ry'Imana no kwigisha ubutumwa bwiza bwa Kristo hirya no hino ku isi, nta soni, nta sinavuga gute kwishisha, ni ijambo ry'Ikinyarwanda sibizi, ariko tukigisha ijambo ry'Imana nta gutinya kandi nkuko riri. Muri 2023 hano i Kigali hiyemeza yuko hariho ibintu bitagenze neza kuva mu ntango, kandi ibyo bintu byari bikwiye, byari biriho kugira ngo bifashe Abanglikani kuza hamwe. Inama y'abepiskopi bakuru ku isi yayoborwaga n'umwepiskopi wa Canterbury, inama ngishwanama y'itorero Anglikani cyangwa se ya Communion Anglikani ariyo twita ACC, inama ya Lambeth ibera kenshi mu Bwongereza.
hagiye haba rero izo twita ngo ni instrument ibyakaduhuje bikadushyira hamwe, bikaduha uburyo bwo kuganira, bikaduha uburyo bwo guhuriza hamwe, bikareba doctrine y'itorero Anglikani ku isi, bikareba imihango n'uburyo ibyo dukora tubikora, ibyo no guhana no guhanura. Ibyo byose rero izo nama, iyo discipline ntiyahabaye, kandi ubuyobozi bwa Canterbury icyo gihe ntabwo bwashoboye gushyira ibyo mu bikorwa kugira ngo habeho ukugaruka no guhagarara ku ijambo ry'Imana. Ahubwo bagiye batana bakigisha ubutumwa butandukanye n'ubw'ijambo ry'Imana. Aricyo gihe twatangiye kubona mu bihe bya mbere habaho umwepiskopi wataye urugo rwe akiyemeza kubana n'uwo basangiye igitsina, nyuma yaho akaza gushaka divorce y'urugo rwe rwa mbere, kandi agakomeza muri uwo murimo, ariko abandi bagaceceka. Ariwe Jean Robinson kenshi dukuze kumuvuga. Ariho kandi tubonaho kugira ngo habeho guhana no guhanura, ahubwo byakomeje bategura kandi bagategura igitabo ngira ngo cy'amasengesho cyafasha mu kusabira umugisha abashyingiranwa bahuje igitsina. Kandi tukabona yuko ndetse iyo projet yari iyobowe n'uyu munsi twita Archevêque w'i Canterbury, ariwe Madame cyangwa se Dame Sarah Murari. Uko rero ukabona yuko aho kugira ngo abantu bagaruka mu nzira, ahubwo bagiye batana. Iyi nama yabaye yari inama igamije kuvugurura no kugarura, reordering no kugarura itorero Anglikani ku isi yose ku murongo, kurigarura ku murongo. Kurigarura ku murongo si ikindi, ni ukugira ngo duhagarare ku ijambo ry'Imana, riba ariyo fondation cyangwa se ariyo shingiro, cyangwa se ariho dushinga imizi. Hanyuma kandi kugira ngo twubahirize igitabo cy'amasengesho nk'uko kirimo doctrine y'itorero Anglikani ikwiye, kugira ngo dusubire kuri ABCD, kugira ngo dusubire ku muzi w'itorero Anglikani ku isi yose. Iyo nama rero ibaye kandi yize kuri ibyo ngibyo byose, niyo yahisemo rero kugira ngo yemeze kandi yizihize ibyari byavuzwe ku itariki 16 z'ukwezi kwa 10 2025, cyavugaga yuko noneho hagiyeho kandi hagiye kuba icyitwa Global Anglican Communion. Iyo Global Anglican Communion birumvikana yuko isa nk'itandukanye n'icyo twita Anglican Communion isanzwe, ariko ngira ngo no kubivuga mu buryo bwa Anglican Communion nka structure cyangwa se nka structure isanzwe iriho, ariko kandi na Global Anglican nk'umuryango mushya kandi atari mushya, kuko Global Anglican Communion niyo koko ihagaze ku nyigisho z'itorero Anglikani nk'uko zariho mbere, nk'uko zifujwe gukomeza, ariko bamwe bagatana bakazivaho bakazita, ahubwo bagahitamo kwivuga ubutumwa ndetse bwateshutse ku ijambo ry'Imana.